uri ni ku ishuri, aho uri ni ku ishuri, aho uri ni ku ishuri. Muraho, n'umunsi ikiganiro cyacu kirabagezwa n'umugize ikipe y'ishuri. Twizeye ko mubukunde ibyo ari bubasangiza. Imbuzi, avertissement cyangwa se warning ku mikorere mibi y'amara. Amara adakora neza atera ibibazo bitandukanye umubiri, harimo ibyoroheje n'ibindi bishobora kuba injyana muntu mu gihe utivuje hakiri kare. Iyo akora neza bifasha mu kugira ubuzima bwiza ndetse n'umubiri ugakora akazi kawo neza. Urwungano ngogozi rukora neza ni ingenzi cyane mu kugira ubuzima buzira umuze. Mu nzira y'ibyo turya n'ibyo tunywa byose huzuyemo udukoko, bagiteri, dufasha mu gukora imirimo itandukanye. Izi bagiteri nziza ni ingenzi cyane mu gufasha igogorwa ry'ibiryo. Bagiteri nziza zifasha mu kwinjiza intungamubiri, imyunyungugu na vitamine mu mubiri. Zifasha mu guhindura ibyo turya zikabibyazamo imbaraga umubiri ukenera. Zongera ubwirinzi bw'umubiri ndetse zigafasha mu gusohora imyanda n'ubundi burozi bushobora kwangiza. Zigira akamaro kanini cyane n'ibindi byinshi. Iyo bagiteri nziza ziganjijwe cyangwa zikagabanuka mu rwungano ngogozi, bagiteri mbi ziriyongera bigatera ingaruka nyinshi. Mu gihe bagiteri mbi ziyongereye mu rwungano ngogozi, bishobora gutuma izindi ngingo zitandukanye z'umubiri zikora nabi. Ubusanzwe muri iyi nzira bagiteri nziza zigomba kuba nyinshi kurusha imbi. Iyo bitameze gutyo bishobora gutera ibindi bibazo: imisemburo itaba ku rugero rukwiye, indwara ziterwa n'uko ubwirinzi bwagabanutse, diyabete, guhorana uturwara duto nko kuzana igiheri cyangwa uduheri ku mubiri, kwishimagura, gushishuka ndetse n'izindi ndwara zitandukanye nka depression, umunaniro uhoraho n'izindi. Abantu benshi ntibakunze kumenya niba amara yabo akora neza, cyangwa se igihe cyose bariwe mu nda bagatekereza gusa inzoka. Kumenya ibimenyetso by'amara adakora neza bishobora kugufasha kwivuza hakiri kare, bityo ukirinda ibibazo byinshi. Ibimenyetso by'amara adakora neza. Ikimenyetso cya mbere: guhorana ibibazo mu igogorwa. Guhorana ibibazo bitandukanye mu mara nko kumva ibyuka, gaz, buri gihe cyangwa se kenshi, kwituma impatwe cyangwa se impiswi, kuba ibyo urya wumva bigutindamo cyane, byose ni ibibazo bigaragaza ko amara yawe adakora neza. Iyo bagiteri nziza zishinzwe kugorora ibiryo ziri gukora, zishobora gusohora gaz cyangwa se imyuka, ariko iyo bibaye byinshi, ibyo benshi bita inzoka ziri kwigaragura mu nda, gusuragura imisuzi inuka cyane, byose ni ibimenyetso ko bagiteri mbi ziyongereye zikaruta inziza. Ibi bibazo byose bishobora kwiyongeraho ikirungurira, kubyimbirwa inzira y'amara cyangwa se kuzana udusebe ku mara. Byose akenshi biterwa n'urugero rudakwiriye rwa bagiteri nziza mu mara. Ikimenyetso cya kabiri: kumva kenshi nta mbaraga ufite. Niba ubona urya neza ugasinzira bihagije ariko ugahora wumva urushye cyane, ni ikimenyetso cy'uko amara yawe adakora neza. Igogorwa mu gihe riri gukorwa, bagiteri nziza zifasha mu gusya ibyo urya byose bigahinduka imbaraga umubiri ukoresha. Mu gihe mu mara za bagiteri nziza zitabazwa mu gusya ibiryo zitari ku rugero rw'ihe, bishobora gutuma umubiri utabona imbaraga zihagije ziwufasha gukora akazi gatandukanye, bityo ugahora wumva unaniwe. Urugero ruri hasi rwa bagiteri nziza mu mara bishobora no gutuma imyanda idasohoka mu mara, ahubwo yose ikirundira mu mara, bikaba byagira ingaruka mu mbaraga n'imikorere myiza y'umubiri. Ikimenyetso cya gatatu: ibibazo by'uruhu. Uduheri utazi impamvu idutera, gushishuka, gufuruta cyangwa se kwishimagura cyane, byose ni ibibazo by'uruhu bishobora guterwa n'amara adakora neza. Niba ubona uhorana ibibazo by'uruhu bitajya bishira, bishobora kuba ikimenyetso cy'uko amara yawe adakora neza. Ikimenyetso cya kane: ibiro ubona bidahinduka
kabone n'iyo wakora siporo gute. Ushobora kuba waragerageje uburyo butandukanye bwo gutakaza ibiro ariko ukabona nta kigabanuka. Bishobora kuba biterwa n'amara adakora neza. Abantu bafite umubyibuho ukabije akenshi bagira urugero rwa bagiteri nziza ruri hasi ugereranyije n'abafite ibiro bikwiriye. Urugero ruri hejuru rwa bagiteri mbi mu mara mato bishobora kugira ingaruka mu buryo umubiri usya ibyo wariye, cyane cyane kwinjiza ibinure, imyunyungugu na za vitamini zindi. Iyo umubiri wawe udashobora kwinjiza ibinure mu buryo busanzwe, ibiro biriyongera ku buryo budasanzwe. Ikimenyetso cya gatanu, impumuro mbi mu kanwa. Impumuro mbi mu kanwa, indwara izwi nka halitosis, ishobora kuba ikimenyetso cy'uko amara adakora neza. Bagiteri nziza mu mara iyo zigabanutse bishobora gutera gukura bidasanzwe kwa bagiteri mbi mu kanwa, ari nabyo bitera guhorana impumuro mbi kabone n'ubwo waba woza mu kanwa kenshi gashoboka. Kugabanuka kwa bagiteri nziza mu mara bishobora no kongera ibyago by'indwara zibasira impyiko cyangwa diyabete, nabyo bishobora gutera impumuro mbi. Ikimenyetso cya gatandatu, kubura vitamine n'imyunyungugu mu mubiri. Akamaro ka mbere k'urwungano ngogozi ni ugusya ibyo turya no kwinjiza intungamubiri mu ngingo zitandukanye z'umubiri. Izi ntungamubiri zikoreshwa mu gukora uturemangingo dushya, gusana utwangiritse no kugira imbaraga mu mubiri. Iyo igogorwa ritagenze neza bitewe n'urugero ruri hasi rwa bagiteri nziza mu mara, ubushobozi bw'urwungano ngogozi mu kwinjiza intungamubiri buragabanuka. Uko bigenda byiyongera bishobora gutera ikibazo cyo kubura intungamubiri. Kubura intungamubiri bitewe n'amara adakora neza bitera kugabanuka kwa vitamini z'ingenzi nka D, K, B7 na B12, kimwe n'imyunyungugu ya magnesium. Mu gihe izi vitamini zagabanutse bitera ibibazo bitandukanye, harimo kuribwa mu ngingo, guhorana ibibazo by'imitsi n'ibindi byinshi. Ibi ni bimwe mu bimenyetso by'amara adakora neza. Mu gihe ubonye kimwe cyangwa byinshi muri ibi, ni ngombwa kwihutira kugana kwa muganga ugasuzumwa neza. Ibi si byo bimenyetso byonyine byakwereka ko amara adakora neza, hari n'ibindi bitavuzwe aha. Ariko igihe cyose wumva uhorana ibibazo mu nzira y'ibiryo, ni ukuvuga guhera mu kanwa kugera mu mara, ni ngombwa kugana ivuriro ryizewe neza bakaba bagusuzuma.